ubugabo si ukujya ku kazi ugashaka amafaranga. Ubugabo ntago ari ibyo. Umugabo nawe ufite inshingano nyuma yo gushaka amafaranga ugomba kujya mu rugo ugakora. Tekereza kuba umugabo atashye saa 9. Ibyo byose izo nshingano afite ahandi hantu yagiye kuzikora zindi. Sibyo? Noneho yatawe nk'umugore wamubaza ati uvuye hehe? Bimeze gute? Ko naguhamagaye mugabo wanjye ibiki n'ibiki. Wenda atashye yasinze. Ngiza kuvuga surambaza iki oranshinzwe ibiki n'ibiki, hari ibintu by'amakimbirane abantu bijya bibaho barabizi. Ariko tuvugisha ukuri. Kamfate case ya iroroshye. Umugabo yagukubise nta kintu mwapfuye. Cyangwa ubwo mwararwanye ubyita ko yagukubise. Bura ikintu mwitiranye. Ari ukuntu abantu barwana. Cyokoza iyo muyaje miyo kese yo kurwana bajyana. Ariko reka nkubazirene. Ariko mu by'ukuri mwarwana. Irene reka nkubaze. Nimba umugabo atashye saa 9 z'ijoro, we nk'umugore uba uri mu rugo ibintu byose wabikoze. Sibyo inshaka so wazikoze. Noneho atashye umunsi wa mbere wa kabiri. We noneho hari n'igihe hari n'abagabo nk'uko uri mugore abivuze. Hari abagabo benshi hano mu Rwanda basigaye bifata bakarara mu gasozi iminsi 2. Iminsi 2 umugabo araye mu gasozi Irene.